Hey hey guys, bimeze bite? Noneho ubu nje kukwereka uburyo wakora TikTok izajya iguhembera views wagize, bakakubara amafaranga bitewe na views wagize. Iyo TikTok ni TikTok nyine iyoborewe mu gihugu cyo hanze, nyine mu bihugu nk'Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa n'ibindi bihugu bitarenze bine nyine. Ngiye kukwereka uburyo wayibarura mu kindi gihugu, ubundi nawe ugatangira kwirira amafaranga y'Abashinwa. Twagiye sasa, uraza hano kuri profile hano hasi, ahangaha uhakande. Nurangiza uhita ujya ku turongo dutatu nyine, dore ngutu hano. Nurangiza uhita udukandaho, uhita ujya ahantu ha gatatu handitse ngo setting and privacy. Nurangiza umanuke ujye ahantu handitse switch account, murahabona dore ngaha. Uhita uhakanda, uhite ukanda handitse add account, dore ngaha. Uhita uhakanda, noneho sign up turakoresha. Iyo handitse sign up urabyihorera, iyo handitse login uhita uza ugakanda hano hasi ahantu haba handitse sign up. Ubu ngubu handitse sign up hano hejuru nta kibazo, urahita uza uhitamo uburyo uri bukoreshe ukora account yawe nyine. Gereka mpite, wowe ibyiza ni uko ufite email nshyashya. Ibyiza ni uko ufite email nshyashya wa creatinze uwo munsi. Uhita uza ukande hano login with Google. Oya nako, mbere na mbere urabanza ukajya hano hasi handitse u Rwanda. Ahangaha handitse u Rwanda ukabanza ugakandamo, ugahindura igihugu. Muri ibyo bihugu bya mbere nakubwiye, Leta Zunze Ubumwe n'Ubwongereza, uhitamo kimwe. Katwitiyemo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uzita United States. United States ngiyi. United States dore ngiyi. Tuyikandaho. Urabona ko hano hiyanditse United States hari u Rwanda. Hari u Rwanda ise yandika United States. Ubu uhita ujya hano handitse login with Google, ugahita uhakanda, ugategereza nyine. Ugahita haza ama-email, ugahitamo iyo creatinze uwo munsi. Iyo na creatinze uyu munsi, dore ni iyi ngiyi yanditseho Fabrice Kid. Ugahita uyikandaho, ugategereza. Ubu ngubu kano kanya nyine wakora subscribe, ugakanda no kuri like, no muri comment ukajya wandikamo ibintu nzajya ngukorera. Mu kanya utegereje ko bikunda, wakora subscribe nyine. Hano ahita haza itariki yawe, igihe wavukiye nyine, wandika icyanyacyo nyine, ariko kikaba ari ufite imyaka 18 nyine. Kanjye nandike icyanyacyo, navutse mu 2006 ku itariki mu kwa gatanu ku itariki 6. Ubundi ugahita ukanda next. Murayibona hano next, dore ngiyi. Tuzi ukayikandaho, ugategereza. Ubundi ufite internet yihuta ntabwo bitinda, nuko mfite internet nyine itihuta cyane. Ifite internet yihuta biba byarangiye. Dutegereje gato.
niba ibintu nkora bigushimishije kore subscribe, kore na like kugira ngo tutagira video zanjye zigucika, ko njye buri gihe nkora amavideo menshi nyine, nkora amavideo menshi cyane. Aha, ubu sasa TikTok yacu irarangiye, reka turebe ko byakunze. Yaje ari international TikTok nyine wemerewe guhembwa. Murabizi ikiranga international TikTok ni TikTok ifite mu features yayo yitwa Creator Reward Program. Reka nze turebe. Tuza hano kuri profile handi hasi, uhita uza ku turongo dutatu, uhita ukanda hano handitse Creator Reward Program. Dore hano ahangaha uhita wakanda. Kubera ikibazo cya interineti gatoya, reka turebe ko igaruka interineti. Ndabona interineti igarutse, noneho reka turebe uko akantu ka Creator Reward kaje hano muri monetization. Urabona ko kaje hano, dore ngaka kano iyo kajemo na kano work with artist, kano akangaka kari hano hirya, akangaka work with artist iyo kajemo iba yakunze. Urabona rero biroroshye cyane. Wowe kora subscribe, nurangiza wandike, kore like no muri comment wandikemo ikintu nazagufasha. Niba kandi kuyikora bikunaniye, gukora iyi account bikunaniye, unyandikire kuri izi nimero ndi bushyire hano kuri video, unyandikire kuri WhatsApp, ndagufasha kuyigukorera ku buntu, kuko wakoze subscribe gusa. Sawa, turi kumwe, ciao ciao.